Yes mbahaye ikaze nanone kandi nongeye kubasuhuza inshuti bakunze ba Bwakeye TV News, nshimira wamaraze gukora subscribe, like, share ndetse na comment, ariko nshishikariza nawe utarayikora kuyikora kugira ngo ujye ukomeza kugirirwa n'ibiganiro bitandukanye tukugezaho umunsi ku munsi. Nuko twari tumaze igihe tutokora, ariko nagira nkubwire n'uyu munsi bwo twaje tuje amakuru rero arashyushye ndetse ibintu bigeze akomeye muri shampiyona. Ubwo yasozwaga hano mu Rwanda, ikipe ya APR yegukana igikombe cya shampiyona cya kane kikurikiranya. Ubu ngubu rero urashyushye cyane ku munsi w'ejo wa tariki ya 3 Kamena 2023, ikipe ya Rayon Sports izaba icakirana na APR FC ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro kuri stade mpuzamahanga ya Huye. Dore ko rero amakuru ari kuvugwa ndetse nacukumbuye neza nkurikije igitangazo cyangwa se amakuru iki twamuresohoye, nuko Rayon Sports perezida wayo Uwayezu Jean Fidel yemeje ko buri mukinnyi w'ikipe ashobora guhabwa agahimbazamusyi kari hagati ya miliyoni na miliyoni n'igice y'amafaranga y'u Rwanda. Rayon Sports rero iri kwitegura uyu mukino mu gihe ivugwamo ibibazo byatumye abakinnyi bayo berekeza i Huye mu byiciro bitandukanye, ariko ibi ngibi perezida wa Rayon Sports akaba biteye utwatsi avuga ko ikipe iri hamwe ndetse ko yatangiye kampu, ndetse ko uyu munsi ku wa gatanu ku gicamunsi bakoze imyitozo. Perezida wa Rayon Sports Uwayezu Jean Fidel yabwiye Radio 10 ko ibibazo byashakiwe umuti kandi ko ikipe yiteguye neza. Nanone kandi Uwayezu yavuze ko mbere y'uko umukino utangira, no kuvuga umukino uzaba ejo ku isaha y'isa 9 kuri stade mpuzamahanga ya Huye, abakinnyi yabageneye amafaranga yo kwishakisha, ni ukuvuga arenga miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni ukuvuga ko by'ugereranyije buri mukinnyi atwaye ibihumbi 100 yasigiye mu rugo. Muri aya mafaranga ikipe y'Abagabo yijejwe ko niyegukana igikombe cy'amahoro izagenerwa miliyoni 12, mu gihe kugera ku mukino wa nyuma yemerewe miliyoni 5. Navuga nti rero reka atubyita umunsi twese tuzahurire kuri stade mpuzamahanga ya Huye ejo isa 9 ku bantu baguze amatike, dore ko amatike yashize gikubita. Ciao, iyi ni Bwakeye TV News. Ndagushima wowe wamaze gukora subscribe, like, share ndetse na comment, ariko nawe utarayikora njye nyamuneka uyikore kugira ngo ujye ukomeza kuryoherwa n'ibiganiro bitandukanye tukugezaho umunsi ku munsi. Ciao.